ariko se muganga na Motari ni umuntu umwe yaba afite impanga se ubu se naba narakubise muganga nkaba naramuhoye ubusa aya ibi ntabwo bishoboka gute muganga avamo Motari yaba ari ibintu yigira se aya uyu mukino agomba kuwukurikirana nkamenya ibyo ari byo ngomba kujya kwa muganga nkasa nkaho ngiye kwisabisha ibinini kadari byari biriko sinibwira Karine ngo tujyana arabyemera ariko nanamubeshya ko ari mu ndangiye akama ibinini by'igifu ya Janice yarari hano ariko agiye yarakaye byatari urumva ubwo yarari hano yambajije ko hari nsohoka kukureba mu gihe narindi hanze Karine ahamagara inshuro ebyiri abireba cyakora ntiyayita byagize ubutwari bwo kutayita ariko nasanze yarakaye kumva utabyumva mayika sinakubwiye ko gukundana n'abakobwa babiri bameze kuriya bitakunda ubusa intambara yabo bazayikizwa n'iki baramutse bamenye ko bakundana n'umuhungu icyo ndi gutekereza ndumva nkwiye kujya iwabo ubundi rero nyine nkabasobanurira uko bimeze kugira ngo Karine areke kubyibeshya ubwo zo wajya iwabo ukabigenza gute ukabasobanurira ati ukabicaza ari ukababwira ati nkunda uyu nguyu iyo ntabwo mukunda ubu ngubu bakoze intambara imbere yabo wamenya kwikiza mbona nta n'imbaraga wifitiye bagiye ndumva najyayo hanyuma rero wenda nkabibabwira nkaba nareba reaction bagira nariko nagezeyo nyine gusa ngiye igitekerezo mfite ndi kumva watumira nka Karine ukagenda ukamwicaza ahantu ariko atari kumwe na Janice ukamusobanurira ko ukunda murumuna we uri kumva ariko Janice badahari kuba ko Janice niwe amaze kureka gukunda cyeka niba na Karine umukunda sha dore ko neze menshi ariko noneho ibyo by'abakobwa byo nsinzi uburyo ngomba kubyitwaramo tubu noneho rero mpamagare Karine ntiduhurira ahantu kugira ngo ngutere indo ndabizi ko atari uko wabivuga nubwo ari byo uzaba ugiye gukora reka muhamagare mubwire aho duhurira hamagare pe Alo Kari Alo Cedrick bite cyane sawa pe umeze neza meze neza nawe nta kibazo ko nashakaga se ko duhura byaba ari byiza pe niba ubishatse cyangwa uribeshya utese nakwibeshya ngo uhamagaye koko konzi ko ari njyewe ujya ubiguhatira utari kwanda oya nanjye noneho ndashaka ko duhura byaba ari byiza pe nko mu isaha imwe se waboneka ngo duhurire hahandi tujya duhurira tugasangira agafanta shara nta kibazo nahita nitegura nkaza kureba kahise okay shaba urakoze cyane no gusohokana nawe nta kibazo ngabitegure urakoze yego urabona ko umuhaye gahunda none ariko ndikumva utamufata mu mujyananda ku karubanda cyane abantu nyine ari abantu benshi kumva ukuntu ari excited ashobora kurakara nyine umubwiye iyo nkuru mbi kutamukunda akaba yafata nk'icupa kare gukubita mu mutwe ariko rero namurayikizwa n'iki gusa ndakomeza mpindagura reka nizere ko nawe ari umuntu mukuru ubujijutse icyo kibazo turi buze kugihakemurira basi akaba ari ahantu nyine hatari abantu benshi hameze nk'ahisha ukuntu aya ntabwo ndi bukomeze mbihindura pe ubwo nyine reka tugende duhurira aho ngaho umbwire mbe ndi hafi nze guterura umutwe wawe wamenye dore nawe nyagira amahane byihorere Madame, vous habitez?
ko numva utavuga kuri kwitunganya se ugiye amufurayite ntabyo ndeba se ko ugiye bamubwanabise none se kuri kubona ko ngiye nyine kumva ziyo ngiye nyine ugiye he not uragiye kuva ryari mubwira iyo ngiye yego arashari wanjye sinshaka kumva none se wanijeho fone yawe nkahamagara muri ko nta mayinite mfite wejo nisi se waza amayinite noneho sindi umuntu se ngiye nkoreye dore ngiyi telefone muraho umushinga ufite password se ntuyibuka sinzi ko nanayibuka iyo maze igihe nakoresha ikintu biragora nawe kugira ngo ndibuke sinyibuka cyangwa yo kwanuza iyo muti yakumvishe yanyumvishe se ni nyina wayo umusatsi ngiye kogosha kuvuga ngo urumva ushaka kumera nkanjye se ngwiki birashoboka se emisi nizere ko ibyo mbonye atari byo 0 karindwi bamagavone n'igendera 8 shobora kangahe ibihe ntabwo bishoboka kari n'ibiki iyo telefone ngiye gukubita hasi uretse gato ninde wise my heart arakureba se wow yaba hose nizere neza ko uretse gato akora kanza niyanjye wenda bitaba menshi nizere ko ndose imiruzi ndasize mu mutwe ngira ibyo gira avomereze nigende sinzi umugabo uri bazubwire mani mwitira hasi telefone ntago ninde wise my heart nakubwiye ngo nagakureba wow ni gute se njya guhamagara Motari nkasanga yanditseho Motari wenyine wow none se Motari wanjye yaje kuba my heart kuva ryari niba kubasuzugura ukabugira umwana ukabaza nacyabaje umva wisakwiza vaye inyuma mve hejuru niba ndavugana nawe bisambo Nkubito turi busirire nibaza naserereye nawe hindukira tuvugane madamaze kushaka icyo niba uri mukuru wanjye rero aka kanya tube twirambitse hasi tubanze tuvugane kandi be serious ntabwo wowe na Motari rupanze gituma Motari wande sinakubwiye ngo wowe ugira Motari gusa iyo ndi kuvuga Motari mu rugo mbavuga ndi ubundi si urimo ntabwo wandeba urimo uravuga neza ahubwo erega nta n'isoni urakaraga imisatsi ndagucinya turaserera siko utari seriye ndakubita ntunyinishe ukambuza iyo wajya wanjye erega nta n'isoni ukabona uri urashaka byagenze bi kandi nabyibuka byagenze bi uri rwose ntiwasabiye niko mbwira Motari nyuma y'igihe cyose nakubwiraga nkavuga ko mukunda wiri kumuririmba nabi niba wirirwa wandikira wise my heart man sheri umuntu nise my heart sheri wanjye cyubahiro mugani not Motari urabizi neza ko Motari yitwa Cyubahiro ntabwo izo binde ni Motari wanjye ni mugani none se muhamagara umubazi gerageza gushyiramo niba nashakaga guhamagara niba nsanze byanditsemo gutya hanyuma ukagira ngo mufashe iki nakubwiye ngo my heart ni sheri wanjye cyubahiro mugani kandi none sinajya gusoma Ugani isundi kwari waragoye
twarakwakiriye nk'uwagumiwe Ndugumirwa washinga. ndekura Ndugumirwa. Igegera mbi. Uvuze ngo. ako ndisasa ndumva neza ibintu biri kubera mu nzu sindabisobanukirwa Ni ubugoryi bwawe. ushobora kunsobanurira ubwo biri aha ngaha Ni ubugoryi. Kuko niba hano bayikosa ntabwo uzusakuza. Kuko urabizi ko you are nothing. Nakwica bro bakakumbaza nkajya kukwireka. Ibyo byo no mu bintu ukinisha. Ntuzongere gukinisha kunzamurira kamera. Ntabwo nicara aho wowe mwicara hano. ntabwo isaha nshaka gukorana n'umuntu uri gukoresha umubiri wo gukoresha umutima cyangwa gukoresha ubwenge bw'ikintu kiri kubera Wese ubukoresha iyo ubaza mbere yo gusakuza. none se nakubajije kangahe nakubajije Nanjye nakubwiye ngo inimero yanditsemo Mayitara ni iya cyubahiro muganga. Ntabwo ari iyo ngegera mu none se how comes abantu bahuza nimero bakanahuza maze bihabwa umuhamagara. Njye ntabwo mbizi. muhamagare ninjye kumuhamagara kuri fone ye Ntabwo ibyo mbizi. Muhamagara. Wari no kwicara ukabimbazaho kugira ngo uze kumusakuriza neza ubwo. ikibazo cy'amatsiko Nakubwiye ngo uzone. nakubajije cyangwa nagize nakwica nagiye kukwira. Ongera usuvumbura ibyo wavumburaga dore ko havuze data. ku myaka yawe mukuru ndusha Unyegereye hano. Vuga unyegereye hano ushaka kureba neza. byose uri kwigira ntabwo ushaka kumva ikibazo kiri aha ngaha Njye ikibazo cyawe ntabwo nshaka no kucyumva pe kuko ntabwo kindeba kuko ntaho muriye n'ingegera z'abamotari uri kunyumva ntaho muriye. ndabizi ko ukundana n'umuganga sibyo Aha iyo ubimenya ntabwo baje kumbaza ubusa. sindi kukubaza sheri wawe w'umuganga Uri kumbaza iki kandi ari kumbaza uri kumbaza wanditsemo my heart kandi understand me kuva ryari uncecekesha sha banza unyumve sindi kukubaza sheri wawe w'umuganga ndimo ndakubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko ngutiye telefone ngo mpamagare Motari wa wundi uciriritse wa wundi ujya uvuga nanditse nimero sanze ari nimero imwe iyo wanditse nimero nje telefone yawe ngiye guhamagara mama handika nimero za mama urabizi neza ko hazamo izina wasevinzemo iyo uyifite fashe fone yanjye fashe amaboko ndagenda mfata fone yawe nandikamo nimero za Motari nashaka kumuvugisha nakubwiye ko nta mayinite mfite sanze handitsemo then ndakubajije wambajije cyangwa wasakuje of course uri njyewe usanze fone yanjye harimo uwo nuza cyubahiro wawe understand that wakicara ukabaza my dear wenda baza wasanga ajya gukora umumotari yarobye uretse gatoya wanyumvise usanze se ubwo aramutse abaye umuntu we byagenda bite sheri ubu narwanaga ntazi icyo ndi kurwanira gusa iyo bigeze ku yitwa cyubahiro muganga noti Motari ubu noneho genda gakeya ubu noneho genda gakeya ubu noneho namenye icyo ndi kurwanira uwo muri ibyo wishyira nakwica nkakwirega nakwica muragahora iki murapfa iki ariko kugira yo tubareka yigeze sibwo murapfa iki uramwishe ubuse twapfaga iki ko mabuja uramwishe sisi mana wese umurayishe ko uramwishe uwo wabiteye se uramwishe Jani mabuja yapfuye atari we se wigize agashano sisi si uwo mwishe uramwishe mabuja ishyari ryawe wowe ishyari ryawe uza kunyicaye mabura wanjye Jani aramwishe ubu tujyane kwa muganga umugizi tujyane kwa muganga ariko
tugezeyo muterure tumujyane kwa muganga ishyari terura zawa nuriwe nawe muterure tumujyane nicimabuje kubera ishyari uramwisha nyine ishyari se shaka ishyari mana we kamaga Motari telefone mabuje bakanda he aro Mota ni Vestina umva arapfuye Janice agiye kwa muganga noneho musangeyo ese basi ugamije iki Ngameza kweza mama turabasaba ko mwaba musohotse gatoya mugabo mubaze iyi mikino iri gukina ugamije iki ariko tubanze gufasha umurwayi turabasabye mwaba musohotse gatoya ugiye kunsobanurira neza kandi ntuzane ubugoryi ko ndi uri gusohoka unera ubwoba uyu mukobwa mwapfuye iki urabona ndi gukina nawe nanjye ntabwo ndi gukina papa ntabwo bajya bambaza bari kunkana mbaza neza Karine ntabwo ndi gukina nawe nanjye ntabwo ndi gukina yabaye gutya for nothing se kandi basanze nyine yituye hasi twajwanye par accident nyine ikintu ndi kwibaza mwapfuye iki ngiye namutije telefone yanjye yambwiye ngo mutize telefone ngahamagara umuntu ndayimuhereza ahamagaye nta nubwo yanahamagaye mbona yaje yasaze ngo yunga umugabo wanjye ngo wanditseho my heart ngo ni ntambwira se ngiye mfatanyije umugabo nawe ntambwira ngiye ahanditse my heart ni sheri wanjye rero ibindi uri kuvuga simbizi base ibintu biri kubaho murabizi ibikisi kari byo byanyobera oya niyo sheri wawe wavugaga niyo sheri wanjye ndetse ntabwo wahuye twahuye nyine turi kumwe uyu muniga mwasize ikintu agamije tu umunsi umwe araza kwa Janice yigize Motari undi munsi akazi wawe yigize dogiteri so ni umuntu umwe ntabwo ibyo ariko ntabwo byakunda
Ese yaba motari gute? Sinzi ukuntu ndi gusobanurira. Uyu mushenzi ni umuntu umwe. Arajya kwa Jeanne yigize motari, ejo akazi wawe yigize dogiteri. So iyo mirwano rero yabaye dore ni umushenzi wahitaye. Jeanne arabizi. Yarebye none mwapfaga iki muri phone? Yarebye phone. Jeanne n'ubu ntabwo nigeze mbisoma. Of course yarebye mbona ufite namba z'umusheri we. So ni mpamvu havemo ubwo butiko bwose. Rero uyu mushenzi ni ubiri inyuma. Muganga motari. Ni umuntu umwe. Ibyo bintu bisohoka se. Kangutse urumva umeze ute? Uzi ko nari mpangayitse kweli. Shokote. Ndetse ni iki kigutangaje se? Uri umuganga. Nabyo nyine biri mu kazi nkora, none se sinakubwiye ko mfite utuzi twinshi. Wait. Uri motari ukaba n'umuganga? None se ni igitangaza? Cyogera hirya, cyogera. Ihangane ariko biraza gushira. Hari imiti mu kanya ndi bukwandikira bikagenda byo. Kawansobanurira gute umuganga ukabana motari cyane? Urabizi neza ko uri mu mpamvu zitumye ndaho. Nta nubwo mbizi pe. Vestine yampamagaye ambwira ngo bakujyanye kwa muganga. Ubwo nanjye nyine mpitanze. Nta nubwo ndi mu kazi, urabizi ko ari nyiri mu rugo. Ese nzaniye gutamvaga ngo iki cyo kubaye ariko ndavuga nereka muyikurikirane. Byose ariko biraza gusobanuka. Ngansobanurira. Bon. Okay, werebaga ko mama yari arwaye. Kandi buriya twari tumaze n'igihe gito tubuze papa wacu. Bon. Ntabwo hari wera waramenya ko papa yari amaze igihe gitagiye. Yagiye adusize mu madeni ateye ubwoba. Ubwo ngakora nishyura amadeni ndihera ngo kaminuza ngura imiti ya mama wari urwariye kwa muganga. Mbese ahantu hose hashobokaga kugira ngo mbone amafaranga narageragezaga. Rero kariya kamoto kanjye kamfashaga kugenda mbona dukeya, ariko nanone kanamfasha no kujya aho hantu hose mba ngomba kujya. Ubwo rero twahuye nyine mfite ako kamoto, ariko ubundi nashoboraga gutwara moto ariko nkaba ndi n'umuganga. Niyo mpamvu rero twahuye. Amfashije kumwe. Ubwo bivuze ko ibyo napfuye na mukuru wanjye ari ukuri ari umuntu. Ibaze neza ko iwacu bazi ko urimo abantu babiri umuntu. Bakaba bazi neza ko aba boyfriend bacu ari babiri ari umuntu. Bazi ko Karine sinari nzi ko naziranye na Karine. Sinari nzi ko umuntu Karine avuga w'umuganga ari wowe. Ariko se Karine yigeze avuga ko dukundana, jewe nibyo biri kuntanga. Ese urumva mbirota? Nakomana we. Okay. Nkaba nkubwira ngo kimwe cyose wowe nta kintu naguhishe. None se ubu ngubu Karine yaje kwivuza, sibyo? Hanyuma rero mu gutaha anyaka nimero. Ibyo byo ndabizi. Ibyo ndabizi ko yemerewe. Okay, na cyajye waranabibonye. Urumva? Nuko ngiye nari nzi ko turi inshuti bisanzwe, ariko ntabwo nari nzi ko we urabizi uburyo dukunda, nawe ntabwo twakundanaga gutyo. Heri bene wa muntu wambwira uti mvuye ku kazi
niba ufite akanya tujya hano dusangira ariko sinarinzi ko nkunda kandi nanjye sinigeze mubwira ko mukunda we ashobora kuba yarabyitiranyije akagira ngo ndamukunda ariko ntabwo nigeze rwose mubwira ko mukunda kandi ndumva mu magambo yavuze sinzi niba yaba yaravuze ko mukunda ashobora kuba yarabifashe nabi ntekereza ko ari nacyo cyane ateye icyo kibazo kuko icyo gihe hari igihe yambwiye ngo dusohoke tugiyeyo mama wanyu arahadusanga ntutekereza ko none se utambeshye ubu biragenda bite ko uri hagati y'abavandimwe babiri ubuze ko yaranyije kubera wowe nyine ni ikosa ryabayeho ahari banza ari uko ntari narakubwiye ariko ntabwo mu kintu kimwe ntakubeshye ndakizi ni uko ngukunda kandi nawe urabizi kuba rero utarabwije umuntu kuri ibyo bibazo n'umutwe ihangane nabyo turabinyuranamo ubu ngubu icyo ngiye gukora ni ukubimusubiriramo neza nkamwereka yuko ntigeze mukunda kandi nawe arabizi ntabwo nigeze mbimubwira hariho n'igihe yaje no kundeba mu rugo turabiganiraho mubwira ko namukunda rwose nubwo yageragezaga kumuhatiriza nyereke ngo arankunda ariko ntabwo kandi nawe sinabiguhisha narabikubwiye ko namukunda. Okay. Uriya muntu nasanze hano yitwa Nkubito ndabizi yari ari gukora iki hano? Nkubito yarahari? Nkubito yarahari namusanze hano ari kumwe na Karina. Tipe w'inzobe? Ntabwo mbizi. Ndabizi niba undi mwakundanaga kera. Mubyibuka se ko wigeze umumbwira? Nyine ntabwo mbizi sinzi n'uwanzanya. Waba ubizi se ko igihe bankubitaga bambwiraga ko ntazongera no kukureba mu maso? Tambwira ko yabari Nkubito. Narabimenye nanga kukubabaza. Ni Nkubito wabikoze? Ibyo nahuye nabyo byose kugeza n'igihe n'umubyeyi wanjye yitahira mwaburiya buryo. Ni Nkubito? Nkubito?